Habaye igihe nigeze kumva umuntu yidoga amasaha n'amasaha avuga ukuntu yiganye na Fisi ariko akaba yaramukiranye naho we adatera intambwe. Numva atangiye kuvuga ukuntu impamvu Fisi yamusize ari uko agira amahirwe ngo iwabo bari n'abakire n'ibindi byinshi. Avuye kuri ibyo numva asimbukiye ku kuntu akeneshejwe n'uko akazi kabuze muri iyi minsi, ibiciro ku isoko byazamutse n'ibindi byinshi bimukenesheje. Ariko Fisi we narakurikiranye nsanga yarashatse akazi abonye ko akabuze atekereza kwihangira imirimo aho kwirwa mu rugo aganya anidoga ku bintu adafitiye ububasha bwo guhindura. Aho nawe byakubayeho cyangwa se ibyo bikubaho kumara amasaha widogera ibyo udafitiye ububasha bwo guhindura bikanagutesha umwanya wo kugira icyo wakora. Icyakubayeho ni uko waheze mu magambo bagenzi bawe bagusigira mu bikorwa. Iyi rero ni imwe mu migenzo bagenzi bawe bafite ariko wowe utagira, akaba ari nayo mpamvu bagusiga. Umugenzo wa mbere ni ukureka amagambo ugakora. Abenshi muri twe twagiye tugira amahirwe yo kujya mu irimbi gushyingura no guherekeza abacu bitabye Imana. Ariko ku irimbi habera imihango inyuranye, ariko uzumve neza uzasanga kenshi bavuga ibyiza umuntu yakoze. Njye sindumva bavuga ngo kanaka yari umujura cyangwa se ibindi yagiye akora bibi. Ariko noneho reka tuvuge ko hari buvugwe ibigwi by'umuntu, ubuzima yabayeho n'ibibi yagiye akora akiriho, hanyuma agatangwa n'umwanzuro w'icyo uwo muntu yaba ari cyo. Ariko reka tuve ku bandi tuvuge ko inshuro ari wowe witabye Imana, hanyuma bagiye kuvuga ubuzima bwawe n'ibyo wakoze ukiriho. Ese uratekereza yuko baba bari kuvuga iki? Yari umuntu mwiza, uzi kubana n'abandi, inyangamugayo n'ibindi byiza umuntu yakwifuza kuba yahasiga avuga. Ariko aho ikibazo kiri naha, ese ibyo ukora mu buzima cyangwa se ibyo uri gukora ubu byubaka cyangwa byuzuzanya n'ibyo ushaka ko bazakuvugaho? Ikintu cyose wakora ukwiriye gutekereza ku iherezo mbere y'itangiriro. Ngiye kwiga, hanyuma se ngiye gushaka akazi, hanyuma se ngiye kugambana, hanyuma se. Impamvu hari bagenzi bawe bagusiga batekereza ku iherezo mbere y'itangiriro, bakamenya ikizakurikira nyuma y'ibyo bashaka gukora. Umugenzo wa kabiri ni ugutekereza ku iherezo mbere y'itangiriro. Hari abatera iyo ntambwe yo gutekereza ku iherezo mbere y'itangiriro, ariko bajya gukora ugasanga ibikorwa ntaho bihuriye n'ibyifuzo bari bafite. Mu by'ukuri ibyo dukora byose usanga hari ibyangombwa kandi byihutirwa, ibyangombwa ariko bitihutirwa, ibyihutirwa ariko bitari ngombwa, n'ibitihutirwa kandi bitari ngombwa. Hanyuma ugasanga uri kwikorera ibitari ngombwa kandi bitihutirwa, hanyuma umunsi ugashira ntacyo mu by'ukuri wagezeho. Bagenzi bawe bateye imbere, icyo bakurujije ni uko babanza gukora ibyangombwa kandi byihutirwa mbere y'ibindi byose. Umugenzo wa gatatu ni ugukora ibyangombwa mbere. Ubusamo no gushaka kwikururiraho ibintu ni umuco mubi cyane. Nigeze gukorera bosi nkakora uko nshoboye kose, hanyuma turazamuka turunguka cyane, ariko ampemba urusenda. Nagerageza gusaba kongererwa umushahara, kankangisha kunyirukana. Igihe kigeze ndiheba ndakareka, nza kumva yuko na bagenzi banjye bagiye bakareka buhoro buhoro, amaherezo bosi aza guhomba n'akazi arakareka. None yaje mu biro byanjye kunsaba serivisi ngo murwaneho. Icyabaye rero kuri bosi ni iki? Bosi yabaye igisambo, ashaka inyungu y'umurengera, hanyuma niha agaciro abamwungura ibyo yunguka. Ariko njye aho namurutiye ni uko kugira ngo nunguke nta muntu n'umwe ugomba guhomba. Umugenzo wa kane ni uko kugira ngo wunguke ntawe ukwiriye guhomba. Mu by'ukuri iyo tugize icyo twumva ntabwo akenshi tuba twagisobanukiwe. Ni ukuvuga ngo kumva no gusobanukirwa ni ibintu bibiri bitandukanye. Ushobora kuba hari abantu wikoma ngo ntibakwitaho cyangwa ntibaha agaciro ibitekerezo byawe, ariko kanaka yo bakumva ibye. Ikibazo gihari ni uko ushaka ko baha agaciro ibyawe kandi wowe udaha agaciro iby'abandi. Impamvu kanaka bamukutisha nta yindi, uzagenzura neza uzasanga nawe aha agaciro akanumva ibya bagenzi be, hanyuma nawe akabona kwifuza ko ibye babyumva. Umugenzi wa gatanu, shaka kumva mbere, hanyuma ubone nawe kwifuza ko bakumva cyangwa se kwifuza kumva. Abanyarwanda baravuga ngo umuti umwe wifasha gusara. Bishatse kuvuga ngo naho waba uri umuhanga ute, ibitekerezo n'ubufasha bya bagenzi bawe biba bikenewe. Ushobora guhura n'ikibazo mu kazi gisaba yuko bagenzi bawe bagufasha cyangwa bakanakugira inama. Wowe kugira ngo ubone yuko koko ukeneye ubwo bufasha,
ahubwo ukihagararaho ugashaka kubyikorera wowe wenyine, amaherezo bikarangira wangije n'ibyari bizima. Bagenzi bawe bo batejwe imbere no gushyira hamwe, ariko wowe iyo wumvishe n'ijambo koperative urabisuzugura cyangwa se ugaseka. Umugenzi wa 6, bagenzi bawe icyo bakurushije ni uko bakorera hamwe. Abenshi muze kumva bavuga ngo uwangira nka kanaka, bagahera muri ibyo bya wangira nka kanaka, ariko ntibasobanukirwe ko kanaka rimwe na rimwe yararaga amajoro yicaye kugira ngo agere aho ageze. Abenshi muri twe dufite umuco wo gushaka inzira zoroheje kandi za bugufi zitugeza ku byo twifuza, ariko ikibabaje ni uko bitazadukundira. Iyo ushaka ubumenyi urasoma cyangwa se ukiga. Iyo ushaka ubukire urabukorera. Niyo ushaka gutungurwa no guseba wifuza inzira z'ubusamo zigera ku byo wifuza utabikoreye. Mu mategeko y'abanebwe harimo ivuga ngo ntugakore ikintu uyu munsi wabasha kugikora n'ejo. Akenshi turabyumva tugaseka, ariko ugasanga nibyo dukora gusa. Njye sinasoma bitwara umwanya. Ariko uwo muntu wabuze umwanya wo gusoma ugasanga natera n'imbere kubera kwirengagiza n'ubunebwe. Ni ukuvuga ngo icyo bagenzi bawe bakurusha ari wo mugenzi wa 7, ni uko bo batyaza ubwenge. Niba ubona udatera imbere bikwiriye, ahari iyi migenzo ntuyifite. Niba unayifite kandi hari ibyo ubura. Iki ni igitabo cyuzuye kivuga ku migenzo 7 y'abantu bafite icyo barusha abandi cya Stephen Covey. Wifuza ibitekerezo biri mu bitabo bigiye bitandukanye, wadusura ku rubuga rwacu rwa Facebook, hanyuma ugashaka @murikarwanda, hanyuma ugakanda like na share ukabisangiza abandi. Naho kuri YouTube ho ni Murika, hanyuma ukande subscribe ubone izindi video zitandukanye. Murakoze.